kuko ari inezeza. Umpeye Bibiliya ibwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma indirimbo ya Salomo, igice cya 3, icya 4, icya 5, icya 6, icya 7, icya 8 na Yesaya igice cya 1. Imana izatuyobose Mwuka Muziranenge. Indirimbo ya Salomo igice cya 3, gukumbura umukunzi. Muri iki gice umugeni aravuga ati, nijoro ndi ku buriri bwanjye nifuza guha umutima wanjye ukunda, ndamubura. Yarahagurutse ajya kumushaka mu mujyi, amubonye aramukomeza amugeza imuhira, ntiyamwemerera kugenda. Natwe dukwiriye gufata Kristo umukunzi wacu tukamukomeza nk'uko Yakobo yanze kurekura marayika atamuhaye umugisha. Ndetse n'abigishwa bajyaga ahitwa Emawusi binginze Yesu cyane kugira ngo agumane nabo, kuko uhereye kera Yesu niwe munezero w'abari mu isi. Umugeni yaravuze ati, uriya ninde uturutse mu butayu ameze nk'inkingi y'umwotsi? Umukwe yari afite ingabo zimukikije zizi kurwana, kandi yari arimbishijwe n'ibihumura neza byinshi. Itorero rizabona Kristo atungutse mu bicu byo mu ijuru, ari hamwe n'abamarayika ibihumbi byinshi, bafite inkota zaka umuriro, kandi ubwiza bwe buzarasira isi yose. Ndagusabira ngo wakire Kristo abe umukunzi wawe. Indirimbo ya Salomo igice cya 4, kwishimira urukundo. Muri iki gice umukwe yaravuze ati, mukunzi wanjye uri mwiza, tuzaturuka i Lebanoni tugere mu mpinga za Herumoni, ahari amasenga y'intare n'amavumo abamo ingwe. Kristo yishimira itorero rye, azariturukana mu isi arigeze mu bwami bwo mu ijuru. Nk'uko umukwe yanyujije umugeni mu mpinga za Herumoni ahaba intare n'ingwe, niko Kristo azadutambutsa mu biteye ubwoba. Reka twese amaso tuyahange kuri we. Indirimbo ya Salomo igice cya 5, kuninira ijwi ry'umukunzi. Umugeni aravuga ati, nari nsinziriye ariko umutima uri maso, numva ijwi ry'umukunzi akomanga, yuzuye ikime n'ibitonyanga bya nijoro. Umugeni yanga gufungura kuko yari amaze koga ibirenge no kwikuramo umwambaro we. Aho akinguriye asanga umukwe yigendeye. Mu gitabo cye byahishuwe, Yesu niwe uvuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye akankingurira, zinjira iwe dusangire. Komeza ube maso, wakire Yesu, ureke kwiyambura umwambaro wawe wo gukiranuka, gusinzire. Indirimbo ya Salomo igice cya 6, guhuzwa n'urukundo. Abakobwa b'i Yerusalemu babajije umugeni bati, umukunzi wawe ari he ngo tugufashe kumushaka? Arababwira ati, yagiye mu muzabibu we, kandi umukunzi wanjye ni uwanjye, nanjye ndi uwe. Ntitukemere ko badutera ubwoba ngo Kristo si uwacu, ahubwo tujye duhamya ko ari uwacu, natwe turabe. Abakobwa bari bajije bati, uyu ninde utungutse ameze nk'umuseke utambitse? Ni ukuri Yesu azazana n'ibicu, kandi amaso yose azamubona. Imana itubashije kubaho tumutegereje. Indirimbo ya Salomo igice cya 7, uburanga budasanzwe. Abakobwa b'i Yerusalemu bitegereje umugeni, babona ni mwiza impande zose. Kristo yambitse itorero rye
ubwiza burabagirana. Mu gitabo cye byahishuwe bagereranya itorero n'umugore wambaye izuba kandi ukwezi kuri ku birenge bye. Nk'uko umukwe avuga ko ahorana urukundo ku mugeni we, na Kristo avuga ko yadukunze urukundo rudahinduka. Imana iduhe kunyurwa n'urukundo rwa Kristo. Indirimbo ya Salomo igice cya 8. Aho Yesu yadukuye, umukwe abwira umugeni ko yamubyukije munsi y'umutapuwa aho yavukiye. Avuga kandi ko amazi menshi atazimya urwo rukundo, ndetse n'imigezi itemba cyane itarurenga hejuru. Urukundo rwa Kristo ruratangaje. Yadukuye mu byaha twavukiyemo maze aduhagarika ku rutare. Urukundo rwe ni urw'iteka ryose. Salomo yari afite uruzabibu maze arushiramo abarinzi. Imana yashyize abarinzi mu itorero ryayo kandi yabahaye inshingano izababaza. Ni byiza gufataniriza hamwe kurinda uruzabibu rwa Kristo ari rwo torero. Yesaya igice cya 1. Guhamagarwa. Uhoraho yahamagaye Yesaya amutuma ku Bayuda ngo bareke ibyaha byabo batazarimbuka nk'ab'i Sodomu. Kubera ibyaha byinshi byayogoje ibihugu byose, natwe Uhoraho aratubwira ati, mwiyuhagire mwiboneze imitima, mureke ibyaha byo mu mirimo yanyu. Uhoraho aziruhutsa agaruye imanza zitabera, ndetse isi yose azayitegekesha ubuntu bwe no gukiranuka. Abaturage bose bazagubwa neza. Muri iki cyumweru cyose Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni iki cyatumye umugeni atinda gukingurira umukwe igihe yakomangaga? Icya kabiri, kunyuza umugeni aho amasenga y'intare n'amavumo y'ingwe bisobanuye iki? Icya gatatu, mu gitabo cya Yesaya ni iki Imana isaba abatuye ibihugu byose? Imana ibahe umugisha.